Shalom shalom, nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomereye mu mwami Yesu. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Nkomeje gushimira abantu bakomeje kudushyigikira bakora subscribe, basharinga ijambo ry'Imana. Nukuri Imana yo mu ijuru ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze kubahaza uburame. Yesu wacu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza rero wo kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni imibereho. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Rero nkomeje kwinginga abantu ngo umukristo wese ava akagera n'ukuri nagerageze atunge Bibiliya, kuko gutunga Bibiliya ni byiza. Gutunga Bibiliya, muri Bibiliya harimo ibintu byose twifuza hano muri iyi si. Hari igihe uba ufite agahinda mu mutima, ariko wasoma Bibiliya ukumva ushubijwe intege mu bugingo. Yesu nashimwe. N'ukuri Bibiliya zirahenze kuri iki gihe, ariko nimugerageze bene data bakristo bavandimwe bakunzi ba Ruyenzi TV, mugerageze mushake Bibiliya. Sinzi niba mujya musoma kuri Bibiliya ku rupapuro rwa mbere haravuze ngo abantu b'iki gihe bakeneye ijambo. Yesu nashimwe. Dukeneye ijambo ry'Imana, dukeneye icyo Imana itubwira, dukeneye kuganira n'Imana. Kandi burya iyo usoma Bibiliya uba urimo kuganira n'Imana. Iyo usoma Bibiliya uba hari ikintu ukuramo, ugirana ubusabane n'Imana yacu. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Kandi Bibiliya ikuyobora inzira nziza ukwiye gucamo kugira ngo uzagere mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Reka duce bugufi rero twubahe Imana, hanyuma dusenge tuyihe ikaze na karibu kugira ngo twinjire mu ijambo imitima yacu ikeye. Turagushimiye mwami wacu, Imana idukunda, Imana itwitaho, Imana iturwanirira uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza rero wo kumva ijambo ryawe. Ndakwinginze Uwiteka Imana, reka nkubere mikoro wirangururire nk'Imana, ubwire ubwoko bwawe icyo ubwifuzaho. Uwiteka Imana ndakwinginze, kandi n'abagiye kuryumva, abakunzi ba Ruyenzi TV, reka rigire aho ribakura ndetse rigire n'aho ribageza mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Tuguhaye ikaze Uwiteka Imana, tuguhaye ikaze Mwuka Wera, tuguhaye ikaze Kristo mwiza. Amina. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Twihute mu ijambo, dusome mu Bami ba kabiri umurongo wa 19. Umutwe w'amagambo uravuze ngo Elisa ahumanura amazi. Hari ibintu byacu byari byarahumanye, ubuzima bwacu buba bwarahumanye, imikorere yacu iba yarahumanye, mbega ibiganza byacu byarahumanye, hari ibyacu biba byarahumanye. Ariko Imana iravuze ngo ifite imbaraga zo kuduhumanura, ifite imbaraga zo guhumanura imishinga yacu, ifite imbaraga yo guhumanura ubuzima bwacu buba bwarahumanye. Dusome umurongo wa 19. Aravuze ngo bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Yesu nashimwe cyane. Aravuga ati, nimunzanire imperezo nshya muyishyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi amishamo umunyu. Aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwica cyangwa kurumbya. Nuko arahumanuka na bugingo n'ubu, nk'uko Elisa yabivuze. Amina. Yesu nashimwe cyane kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Nk'uko nari maze kubibabwira, hari ibintu byacu biba byarahumanye, mbega tuba twarahumanye mu buryo bw'umwuka. Yesu nashimwe. Ariko burya iyo usenze Imana, ukinginga Imana, ugatakambira Imana, urahumanuka. Yesu nashimwe. Hari ibyacu biba byarapfuye,
hari imishinga uba waratangiye ikagarukiramo hagati ntirangire, ibyo byose biba byarahumanye. Hari icyangiro kiba kikuriho, ibyo byose nibiba byaraguhumanyije, Satani yaba yaragusize icyangiro, ariko burya iyo usenze Imana, ukinginga Imana, ugatakambira Imana, Imana iruruka ikaguhumanura. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Nimureke rero twinginga Imana, dusenge Imana, Imana ihumanure ibiganza byacu, ihumanure imigisha ihumanure imibiri yacu, iduhumanure natwe duhumanuke, kugira ngo natwe icyo tuzadusaba Imana. Werega burya iyo uhumanye ntago wasenga Imana ngo ugire aho isengesho rigire aho rigera, kuko burya usengana agahinda n'umubabaro, kandi burya ndababwiza ukuri, isengesho ririmo umubabaro n'agahinda, ni ukuri yego Imana iraryumva, ariko burya ntago ryumvikana cyane nk'isengesho ririmo wumva usenganye ibyishimo, wumva usenganye imbaraga, wumva usenganye umunezero. Yesu nashimwe. Buriya kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo mu bibi no mu byiza tujye dushima. Rero bakristu bene data, nimureke dusenga Imana iduhumanure. Inginga Imana uyibwire uti Imana humanura bizinesi yanjye, dore ngiye mu kazi, ngaho humanura inzira mu izina rya Yesu Kristo. Dore ndagiye, ngenda imbere, ahataringaniye uharinganize. Yesu nashimwe. Imana ihumanure ibiganza byawe byakire. Ibiganza byanyu ntabwo biba bicyakira, ariko cyangwa se niyo byaba byakira, hari biba byaragiye biguca mu myanya y'intoki, kubera ko ibiganza byawe bihumanye. Sengera ibiganza byawe bihumanuke. Yesu nashimwe. Sengera ubuzima bwawe. Rega burya niyo urwaye aba ari uguhumanwa n'intuzana n'abadayimoni. Sengera umubiri wawe uhumanuke. Burya iyo ukize uburwayi uba uhumanutse. Yesu nashimwe kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Buriya iyo ufite umubabaro n'agahinda uba uhumanye, umutima uba uhumanye. Senga rero Imana ihumanura umutima wawe, uzemo ibyishimo. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Ni ukuri nimureke dusengane imbaraga, dusengane umwete, kugira ngo Imana yo mu ijuru iruruke iduhumanure, ihumanure ibyacu, ihumanure abacu, ihumanure ubuzima bwacu. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana, tugushimiye ko uri umurengezi mwiza, tugushimiye ko uri umutabazi, tugushimiye ko utwemereye ko uduhumanuye Kristo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Sengeye ubwoko bwawe, abakunzi ba Ruyenzi TV bazumva iri jambo ryawe, reka ubahumanure mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri, kugira ngo Uwiteka Imana nabo bazabone ibyiza biturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Umwami wanjye rero komeza kubana nabo, kandi ukomeze kubarinda, ukomeze kubitaho, ukomeze kubabera Imana, ukomeze kubabera umurengezi. Ni kubw'izina ryawe ryera Yesu wabambwe ku musaraba i Golgotha. Amina. Yesu nashimwe cyane kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Ni ukuri nkomeje gushishikariza abantu kudukorera subscribe, gusharinga ijambo ry'Imana, bakadufasha gukora umurimo w'Imana, ndetse no gutera komenti. Hari n'abaduhamagara. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ikomeze kubaha umugisha, kandi ikomeze kubarinda, kandi ikomeze kubahaza uburame. Shalom shalom, ndabakunda cyane ndetse n'Imana irabakunda. Amina.